babegereze ibicuma Rukizanga nabo bakomeze batsitsure ushongera uko babanyuramo hoya babanyuremo rwose ni data bujubivuze hoya babanyuremo ariko ntibabanyuzemo ijisho uhumure niba ari bubanyuzemo ijisho karangwa araho burya mwana rero burya sinzi ubwo tugiye kuganira reka nanabikubwira agira nyirasenge aha yaba yaje kudusura rero agakunda gufata ibiti ngo ni mikrofone akigana abazungu yakundaga indimi z'abazungu cyane yaje kuzimenya arazigisha yakundaga icyongereza n'igifaransa n'igiswahili ati mureke mbabwire amakuru mu giswahili mu kinyarwanda ahiga abo hirya y'iwawe ntabwo yahiga abawe ariko iyo yambutse umugezi urenze iwawe abandi bose arabahiga burya muhungu ko namubonanaga imbaduko yaje kubereka ba mwana amenya byinshi ariko ntamenya byose hari ibyo tumumenyera ariko nabonaga Rukizanga bariko yihuta gukoma mu mashyi nk'utinya kubazwa sibure abizana wanyakiririye iri turo umubyeyi Clement yambwiye ngo iki gitaramo murimo ni gitagatifu yego ungituremo inzoga ihiye undi bwo ntiwantura umutobe nk'utura umwana ariko nta urugo rwawe se ko ruzira mwinyi none se ubu ni ubucu nzaniye bukomoka ku mikipo nkuzaniye inzoga ihiye ariko yitirirwa igiti yatawe aha iyi nzoga rero ndagira ngo menye niba ari inturire cyangwa ari inkangaza ariko wansobanuje inyuma ko ndagutura iyi tuyihorere ni ituro ubu se ni ya rubanza ki niyo gushimira ko ufite igitaramo cyiza ni intwererano se ni ituro ntabwo ari wanzoga we nturi intwererano uri ituro none rero ubwo utari intwererano muri iki gitaramo ukaba uri ituro ntibakujyane mu biseke by'amaturo ni byiza cyane hanyuma rero hari ikindi cyifuzo bamaranye iminsi batubaza batari ko umuco ni iki ntabwo murabona igisubizo oya twarababwiye ngo murindire dufite intore zazibabwire uti ni umutima w'igihugu wabwirire muti umuco ni umutima w'igihugu se buriya se ucurirwa he ugashimangirirwa he ukanagurirwa he mu muryango uko ari bitatu urahacurirwa yego ukahanagurirwa yego ukanahatorezwa ese ariko uyu mugabo muha amashyi n'intore kuko buriya sugira nkingi ki ni zingahe ni izihe wijya kure y'ururimi yego indangagaciro yego nk'umurage w'abakurambere kandi burya mu ndangagaciro harimo inini cyane yitwa kirazira tukagira ibizira n'ibiziririzwa yego uko abakurambere babituraze ariko icyo dukomeraho cyane tubwira abana ni ukudasemura ubwiru yego nagira ngo uyu mugabo mumukomere mu mashyi nanone bampora iki ni intore kandi nanjye mbaye intoranya ntabwo namuhitaho icyongeye biranyereka ko umwana wava hano agatorezwa iwanyu ntabwo yatozwe ngo anzihuka mpa nka batatu nkwereke ukuntu bazaza bameze neza bagutoreze ariko niba ari bwa butatu butagatifu mwimakaza muri za kiliziya ubuhereye kuri batatu utarabona n'umwe ariko ntabwo ngenzwa n'umwe wajya mu muryango w'abantu ukagenzwa n'umwe ariko ntabwo uzanywe no kudukuramo abantu oya nababatoreza kuko mwari mubuze ko natoza neza hanyuma rero bampora iki nagira ngo nkubwire ko ariko uri imfura gusa ikiganiro tuganira atari kibi ariko ntibagiwe ko umugabo yaranavuze ngo iriya nzoga ihamagara izindi niba atari ikinege izisigaye yongo biti musabye mu nyemerera mfite ijambo mbisasire ubundi bw'uribwa arasasura ahubwo ijambo mvuga ni ijambo ry'umuryango yego nifuza
gusasira inzoga kandi inzoga bakuru barazinyoye natwe tugeze imyaka yo kuzinywa abo muri Suwede baraza bagitambikamo ariko ndayisogongera amadogo bagataraka. Icyo nabaza kuri iyi nzoga yose iturutse kuki? N'ibitoke n'amasaka ikomoka ku sina z'umubyeyi wacu Karema kuko uzi ko agira urutoki rwe n'ingaga akagira amasaka. Yego, ubwo rero kwicira urubanza kwiza no kwisogongera. Ubu rero no kuvuga ko ari inkangaza none turabitinyira iki ni inkangaza. Turabitinyira iki ivuye ku rutoke rw'ingaga rwa nyirurugo rwa Kerema. Ubu se mwayikomye imishimu? Oya, mwayihasa umushimu. Ntabwo twayikoma kuko ibyo dukoma nibyo dukomera. Ntoya, gukomera byo nukongera, ariko ibyo mukoma nanabimenye. Ariko karango rwahuye n'umushimu byarasumiranye, uretse tukayisogongera. Niba ari y'umushimu niba yizane hano tuyisogongere. Bamboye ariko turenga iyi nzoga iraryoshye. Iraryoshye ni ukuri, n'ijambo wayivugiraho karame kabiri byasuzumwa. Umubyeyi wacu kandi databuja abakirana baziranye bagira Imana kuko ngo berekana utwobo. Ndabwanjye nawe umuryango wacu wagize umugisha, ababyeyi bacu bakuru mu ruhererekane rw'abantu barahirwa, bashaka amaboko, tugira inka, tugira ibigega, turabyara abahungu n'abakobwa nk'uko wabivuze mu bupfura bwawe. Tubyara umwana w'umuhungu w'uruti rutari ruto ukomoka kuri se, arakura, tumuha amazina mu gihe cyagenwe, turagutumira uramwita. Niba kumbwira ngo uyu mwana azaba umugabo, uti niye guri icuma azarengera imbaga, natumwa kura azazana imbuto. Amagambo ndayibuka. Mu minsi ishize hakorwa igitaramo cyiswe Inkera y'Abahungu. Umubyeyi wanjye wantumye abwira Rukizangabo ngo naze andebaho nari mu nka. Rukizangabo angezeho ati Inkera y'Abahungu Nturanga yigezemo, ndetse igitaramo kirinikije, ati tabara uze nawe gihesha umugisha. Mageze umwana wacu kandi wawe Mike Karangwa afata umwanya w'ijambo. Bwa mbere twumva avuga asaba, ubundi yavugaga ahiga, ariko igitaramo duheruka yavuze asaba umuryango. Bakuru banjye mumbwirire data ko ndambiwe imfuruka nyene y'umfubika. Hashize umwanya iryo jambo tukiri kurishakira abasesenguzi, tubona ba nyirasenge bamenye iby'iyo nkera batayihezwamo kuko bahana bakanahanura. Akibona nyirasenge ahita amureba yemye ati masenge mbere umuranga ndashaka umuraza. Nyemerera nsabira umuryango umugeni Isimbi Roseline batazira cyangwa baririmba bamutaka mu gitaramo cy'abana banyoye inka Mimi. Mugusabe bikuye ku mutima, mugusabe musabira umuryango wanjye kugira ngo umwana wacu mukunda kandi muzi Karangwa Mike tumumushyingire, nge nawe tuzaterwa ishema no kubona mu gitaramo cyacu twembi havutsemo abahungu n'abakobwa bazarengera u Rwanda mu minsi iza. Bampora iki nyuma yo kwakira inkwano tukaba tuzishimye, tubatangarije ku mugaragaro ko umugeni mwadusabye
tumubahaye indundu. Nitwa Munanunguye barunihira ingogo n'inkarage birandahira. Niza amatara mataba rwibonera nabagirwira umuntu ayitsinze mu rweya mu rwerere rwa Kamiranzovu igamba ya Rwahita ahinje inzira zombi ahajya Bugambaze imbunda yarahavugiye. Ingurube ikunka umugana nayigabije ababeje ku rutare rwa Jenda ijoro ritangaje umwijima nambara amatabazi. Abanyabwoba iyo bisunze ibiti njya ku butayu. Ndagushimiye databuja. Nuko Nirukiza ngabo rwabigarukana inkindu rwangarambira urugamba nka Rwanda rwigize gahizi nkaba rusohoka natinya twateye igihugu cy'umuhinzi. Gumaye Urakoze. Nigeze gusheduka ngoma amashyi kubera ariko rero amashyi wakomye nawe ngushimire. Ari amashyi buriya cyari ikimenyetso yaharuye inzira. Urakoze. Bangira senge w'umwana rero iyi ni isimbo y'imibavu ko mwareze neza namwe rimuvuze impunga kandi ndagira ngo mubamperereze mu nterekere hariya murebe hariya ku meza haruguru. Ishimwe ryanyu ritugeze ku mutima. Turazinywa bazana inka nziza turazakira. Uzi impamvu byose twabiriye ibindi tukabinywa nubwo twari tuzi kuri butubera inyishu. Uremera kutubera inyishu? Bihakanira hano baradufunga. Mushimire uyu mwana wemeye kudukuraho amapingu. Iki ni ikiganza kibashima tubereka ko kubaho umwana wacu atari ukwibeshya. Kikira umuntu. Reka njye kunywa inzoga rero. Tambuka Gitore. Uyu mwana umpaye kandi uhaye umuryango tugusabiye umugisha. Kandi no muduhekera nzavuga nivuye mu zingeri muzingo. Baye. Arakoze cyane umubyeyi Bamporiki avuga ati mushyikirije umwiza wihebeye ibisigaye nanjye babimparire kugira ngo nze kwitwara neza. Rukumbuzi ni rwinshi wongera umuhobere saba umuntu udafite birantega mu biganza bihuze tugushime kuri intore itera izindi kwese.